ikaze nanone kuba ukurikiye Code TV. Hanyuma umunsi ngiye gutangira inkuru y'urukundo yiswe Gihozo, ifite episode 10. Nshishikariza urubyiruko kutazacikwa na kamwe, kuko nti inkuru y'urukundo ifite amateka menshi yabasha kuguhindura kagera naho ikugeza. Reka dutangire Gihozo igice cya mbere. Nari ndi mu kiriyo, abari bari mu kiriyo, agahinda ni kenshi ku maso yabo. Umukobwa mwiza Gihozo we yariza amarira yamushize mu ruhanga, yabuze icyo afata n'icyo areka, agahinda kenda kumumena umutima. Ntibyatinze imihango yo gushyingurira arangira, abataha barataha. Gusa amatwi yanjye yari yumvise byinshi, muri byose harimo inkuru y'urukundo. Yari yanzinduye nshaka gushira amashyira kinyoma ngo menye ukuri, mbone icyo nzabwira abakurikira Code TV. Iminsi yari icumye, ikiriyo turagikura. Murabizi by'isi, abagenda baragenda, abandi tugasigara, dore ko ngo igihe cyacu nikigera tuzasige inkuru inaha, amazina yacu azarambe kugeza inyenyeri zishize mu kirere. Gihozo isi yaramubihiye, dore ko yari atwite inda y'amezi 3. Abamuba hafi bose ntacyo batakoze ngo bamufashe gukomeza ubuzima, gusa birangira nta n'umwe wumvaga agahinda ke n'impamvu atagirira ikibondo kiri mu ndimu we. Inkuru yangeze hati: Jacodu Karivano, ngwino udufashe guhumuriza uyu muntu. Ni Jacodu Karivano, iracyari Code TV, ni inkuru y'urukundo turi kubagezaho. Njye narahagurutse ndagenda njyana wino n'urupapuro. Mugeze iruhande Gihozo ndamwitegereza. Ikintu yashakaga ni ugupfa gusa. Ndamubwira nti gupfa niyo nzira ya twese, gusa mbere y'uko ugenda ganira ibyawe, wenda isi izahore ikwibuka. Bigoranye yemeye kumbwira iby'ubuzima bwe, musaba gutuza, ubundi nanjye nkamutiza amatwi n'ibiganza. Birumvikana amatsiko yari menshi, ibiganza byarimo bititira, nibaza inkuru yatuma Gihozo afata umwanzuro wo kwiyica, n'uruhinja rukabigenderamo. Isaha yarageze, umutima we uratuza, aratangira ati: nitwa Uwera Gihozo, ndi umwana w'imfura, mu rugo ntacyo twari tubuze, ibigo byiza, ubuzima buryoshye kandi buhenze twarabuhoranaga uko twari abana 3. Maze gutsinda icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye, nagiye kwiga mu kigo cya IAV Bigogwe. Nahageze ndi umwana usanzwe, gusa uko iminsi yicumaga ubwiza bwaranshutse, nadukira ingeso mbi. Umwaka wa 4 wagiye kurangira nirukanwe inshuro 16. Habe amanota yo mu ishuri n'imyitwarire byose byari munsi ya 50. Kwihangana birananira, bama gusibira. Numvaga ntacyo bimbwiye, cyane cyane ko nabonaga iwacu ari abakire cyane. Sinkamenye ko iminsi nta mwanya wo kunegereza ifite. Nayoboye ikigo animatrice murusha ijambo mu banyeshuri, ndamamara ngera no hanze y'ikigo. Byinshi, ingo nyinshi zabagamo induru kubera uburanga bwanjye. Si ukubeshya, nari Gihozo gihogoza abagabo, kuko abasore bo nari maze kurenga urwego rwa benshi muri bo. Muri ibyo byose nta na kimwe nicuza, kuko n'ubuzima bwanjye nabaga nyina nabwo. Iminsi y'ishuri sinari nkiyimenya, amajoro naraye mu kigo nayo naraye hanze, byose birangana. Ndi Jacodu Karivano, turacyakomeza inkuru y'urukundo ya Gihozo. Iki kiracyari igice cya mbere. Abayobozi b'ikigo barambuze ngo bampane, n'ababyeyi barambura ngo bandere. Iminsi iba myinshi, ariko igahimwa n'umwe gusa. Naje kwirukanwa burundu mu kigo. Isoni zo kujya mu rugo zimbana nyinshi. Ni ukuri mpitamo gutoroka aho gutaha i Musanze. Namanutse ijya i Rubavu, ahari inshuti yanjye mbi twakoranye amabi menshi. Uko nahuye nayo nimubimbaze, kuko hoteli nyinshi nabaga ndi kumwe nawe. Ukuri nuko ahariho ubuzima bugoye bwatangiriye, ariko umenya cyari cyo gihe cyo guhura n'urukundo rw'amateka mu buzima bwanjye. Nsenga umunywi w'itabi n'urumogi, urukundo rwanjye nashyinguye uyu munsi
namubereye umutwaro, aho ari hose ajya mbabarira. Igice cya mbere reka tugisubikira ahangaha, episode 1 reka tuyisubikira ahangaha, hanyuma uko ubyumvise hari comment, duha igitekerezo cyawe. Ni Jacodu Karivano kuri Kodu TV, ni Kodini Love. Hanyuma ukoze subscribe ntacyo bitwaye, nakubwiye ko iyi nkuru ifite uduce 10. Komeza ubane natwe dukurikire twose ko tudushyizeho, kuko ni inkuru yakwigisha byinshi, ni amateka ya Gihozo. Reka dukomeze mu nkuru y'ubutaha. Hasta la vista.